Yesu ashimwe cyane. Imana kandi ishimwe kuko yongeye kuduha akandi kanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana kuri uyu mwanya. Navuga ngo Yesu aguhe umugisha, wowe nshuti ya Zaburi 150 TV. Iyi kamera uyikunde cyane, nanone nongeye kukubwira ngo uyikunde cyane kuko iri ibintu ukwiriye mu buzima kugira ngo ubashe kurangiza neza urugendo rwawe amahoro. Nanone kandi hari icyo Umwami Imana ashyize ku mutima wanjye nkuzaniye, wongere umpe akanya dusangire, kandi Imana iraguha umugisha mu izina rya Yesu. Ndi ya nshuti yawe Pastor Gaudence Mugeni, umugenzi ujya mu ijuru, kandi ndaharanira kuzambara aya makamba yanjye Umwami yambikiye. Reka dusenge Imana. Mana yacu, mu izina rya Kristo Yesu, ni wowe wera urusha bose, ukiranuka rwose. Ni wowe waduhamagaye uduha umurimo, tugabira umurimo wawe. Mwami Imana yacu, ngo twamamaze ishimwe ryawe, abantu nibakwizera bahabwa umugisha hamwe natwe ndetse n'abizera bose. Umwanya ngwino ushyigikire nanone, kandi amagambo yawe muri jyewe abashe kugera kuri benshi, kuko ndi igikoresho cyawe, ndi indogobe yawe ugenderaho, ukagera ku bakure n'abahafi Mukiza. Nkundira kugira ngo ushyigikire rero uyu mwanya hatabaho kirogoya n'imwe. Mwami, umutekano we wuzuye rwose, kuba turi kumwe muri uyu mwanya, abakurikirana kuri iyi kamera ya Zaburi 150 TV. Mwami Imana yacu, umuntu wese yumva ahembuka, yumva asubira mu mwanya, kuko ibihe bijyanye abantu kure, ibihe biruhije abantu bikomeye. Ariko Mwami, ngwino udufashe rwose muri uyu mwanya, kugira ngo hagire benshi babasha kugaruka kubw'izina ryawe. Turagushimye kudufasha twebwe twese, ari abo turi kumwe, abagiye gukurikira ikiganiro, umuntu wese agahembuka kubw'ubuntu, izina rya Yesu Mwami wacu n'Umukiza. Amen. Yesu ashimwe cyane, kandi ndagusuhuje, ndabashuhuje inshuti zacu, mwebwe n'ubundi mukunze gusangira natwe ijambo ry'Imana. Uyu mwanya wihangane, umpe akanya tuganire, dusangire, kandi Imana irakugirira neza. Ubu ngubu ubutumwa nkuzaniye buravuga ngo ba umugabo nyamugabo, ba umugabo nyamugabo, kuko amazi noneho atari yayandi. Ibintu bihinduye isura ku mugenzi jya mu ijuru, ibintu bihinduye isura. Ya magambo noneho ntabwo ari bugutunge, ya magambo yonyine ntacyo ari bugufashe, ntacyo ari bukungure, ahubwo hari uko ukwiye kuba umeze, hari uko ukwiye guhagarara kugira ngo udatsindwa, kugira ngo umwanzi atakunyaga, udasigara ku magambo gusa nta kintu gifite mu bubiko bwawe. Imana ikugirire neza. Kugira ngo ubutumwa nkuzaniye burakubwira ngo ba umugabo nyamugabo, ba umugabo nyamugabo. Ibi bintu wizeye ukabyinjiramo, ukemera kuba umukozi wa Kristo, ukemera kuba umukozi w'Imana, ntabwo bikiri iby'amagambo, noneho ni ibikorwa ugiye gukora. Jya ukubwira icyo Imana impaye, ukuzanira kongera kukwibutsa, nubwo wari ubizi, ariko kubera urwana n'ibinyembaraga bikurusha gukomera, waratakaye ntiwabimenya, ibibitsanyo byawe biratakara, kandi kugira ngo wongere ubigarure biragukomereye. Ariko ba umugabo nyamugabo. Imana ikugirire neza. Reka dusome ya gitabo cy'Abefeso 6 umurongo w'10. Hanyuma turagera ku murongo waho wa 13. Turihuta. Turihuta dusome.
Abefeso ibice 6 umurongo w'10 haranditse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Twihute dusome igitabo cy'umubwiriza igice 9 umurongo wa 7 n'umurongo w'8, hanyuma twumve icyo ashatse kutubwira. Haranditse ngo igendere wirire ibyo kurya byawe, winywere vino yawe n'umutima unezerewe, kuko Imana imaze kwemera imirimo yawe. Umurongo w'8, imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Amen. Nsubiremo gatoya ku murongo w'8, imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Amen. Twihute dusome kandi igitabo urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 9 umurongo wa 24, turasoma n'umurongo wa 25. Haranditse ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe aba ariko mwiruka ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kandi rwose ihabwe icyubahiro ku bwawe, ndetse no ku bwanjye, ndetse ku bwacu twese. Ihabwe icyubahiro nanone kubw'abayubaha, kubw'abayiringira, kubw'abayitegereza. Ngiye kuganira nawe wamaze kwemera Kristo w'umwami n'umukiza, ugafata intego yo kuzabana nawe kuri wa munsi ubwo azaba agarutse, nawe ukazamusanganira udakozwe n'isoni. Uru rugendo turimo rero mugenzi wanjye ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rukomeye umuntu ananirirwamo ndetse akaba yanarupfiramo, ariko ni urugendo ugomba kwitondera ukarugendamo nk'umugenzi uzi neza yuko koko rutoroshye, ukagenda witonze. Ntugerageze ngo urwanishe umubiri wawe, kuko nurwanisha umubiri uratsindwa, kandi ikibabaje ni uko uri butsindwe ntumenye ko watsinzwe, ugakomeza guhatanisha umubiri. Pawulo yandikiye Abefeso urwandiko rukomeye cyane, arababwira ngo nuko ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mukomerere mu mwami Yesu. Nyereka mvuge nkuzuze, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ubushobozi bwa Kristo bwinshi. Mbega utajenjetse ukwiriye gukomera, ukwiriye kubamo utajenjetse. Ushobora gusakuza cyane ukagira ngo nibwo urimo kurwana urugamba, ushobora kuvuga amagambo menshi ukagira ngo nibwo urimo kurwana urugamba cyane. Oya, ntabwo umunyembaraga asakuza. Umunyembaraga ntasakuza. Wasigara umeze nk'ingunguru bayiritse ku gasozi itarimo amavuta.
irabombogoreka, irasakuza. Uzafate ingunguru irimo amavuta uyihirike ku musozi ushaka kujya mu kabande, uyishyiremo amavuta. Urugero za ngunguru zibamo bazanamo amavuta bazanagamo amavuta y'amamesa cyangwa n'andi mavuta ari mu ngunguru yuzuye, ukayirika ku gasozi, irabirinduka yihuta yihuta yihuta. Iyo itarimo ikintu irihuta, iyo itarimo ikintu irihuta, kandi ikagenda ihogerana ikubita ku bibuye, umuntu wese akabyumva. Ariko ingunguru irimo amavuta ntabwo wayisunika ngo izasakuze. Mugenzi wanjye, Pawulo arakwandikiye urwandiko. Aka ni akandiko, ni urwandiko rwiza Imana yaduhaye ngo tujye turusoma kugira ngo tubashe kumenya iby'iyi nzira, tumenye ukuntu tuyitwaramo. Kuko nushaka kwigira umuhanga urasanga warasigaye cyane. Iby'uru rugendo ni ukubyitondamo cyane, kuko nta muhanga w'uru rugendo. Muvandimwe wanjye, uru rwandiko rurakubwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. No mu gukomerera mu mwami, tajegajega, dahuha n'imiyaga iyo ari yo yose ngo wiruke urusaku rukurenge. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi mutware intwaro zose z'Imana. Mutware intwaro zose z'Imana. Mutware intwaro zose z'Imana, kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso. Wihangane tugendane aha hantu, ntega amatwi ubyumve neza. Hari abantu bumva ijambo ntibaritindeho ngo baryumve, baryuze baritindeho. Iri jambo ritindeho mugenzi wanjye, kubera ko umugenzi uwo ari we wese ubu ngubu muri kino gihe imiyaga irahari ihuha, irimo irahuha. Imana itugirire neza, irimo irahuha cyane kandi niyoroheye. Umugenzi uwo ari we wese, wowe turi kumwe uri mu gihugu cy'u Rwanda urimo urabireba, n'ibindi bihugu duturanye n'ibyakure, mu migabane yindi yose y'isi, abasenga Imana by'ukuri barimo barabireba uburyo ki urugamba rutoroshye, ariko kandi hari icyo ukwiriye gukora. Komerera cyane mu mwami Yesu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi utware intwaro zose z'Imana. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya burahari, hari ubuza bukongoshesha buke buke, hari n'aho uburiganya buza hari mu rusaku ukarwumva n'abandi bakarwumva, ku buryo ushobora kubwira abantu nimwumve koko bakarwumva. Hari n'urwo ushobora kubwira abandi mutege amatwi mwumve urwo rusaku bo ntibarwumve kuko ari we rurimo rugombarida. Ariko hari n'uburiganya bwa Satani buza bufite urusaku, umuntu wese akarubona. Imana itugirire neza. Mwambare intwaro zose z'Imana, kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Iyo tuba dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, n'amacumu barayazana, n'amabuye barayazana, n'inkota nk'iya wa muzeroti yazaza nazo. Tugiramo abazeroti beza, tugira abantu bazi kurwanisha rwose, abiye akayazana hanze akayerekana, akikonsantara cyane, akumva yarwanya urugamba. Ariko si byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari kuri urugamba rurwana. Ambara intwaro zose z'Imana kugira ngo udatsindwa n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'ibinyembaraga bikaze cyane. Dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka
iyi si y'umwijima ndetse n'ahantu ho mu ijuru. Ubyibuke, subiza agatima impembero wongere wibuke ko abo dukirana nabo atari abanyamubiri, ntabwo ari abo kwa so wanyu, ntabwo ari abo kwa tante wawe, ntabwo ari abo kwa anko. Ongera ubyibuke uko watojwe ukiza muri ugitangira urugendo. Ongera ubyibuke uko wigishijwe. Hariho abantu ureba ukabona wakongera ukabasubiza ku gice, ukajya kubigisha igice, ukabigisha uko umugenzi amera, ukabigisha uko umugenzi yitwara. Imana yanjye, hari abantu ndeba nkabona Imana ishatse yabagenza gakeya, niba iri yabiyigishiriza igice basinziriye cyangwa se bari he, ariko bakongera bagasubira mbere uko bigishijwe. Bataye umurongo, basomye ibintu byinshi, baragenda barabidevelopa, bumva bamenye byinshi. Ariko byitondemo kuko gato cyane, kuko udakirana n'abafite inyama n'amaraso, ntabwo ukirana n'abambaye umubiri, urakirana n'ibinyembaraga bitegeka iyi si y'umwijima, urakirana n'ibinyembaraga bitegeka iyi si y'umwijima, bitegeka iki kirere ndetse n'ahantu ho mu ijuru. Niba uzabona umuntu yikonsantaye cyane akavuga ku ndimi nyinshi akarundaho, izo ndimi ntabwo ziva ku mwami, nta mavuta zifite, baraziborotse bazifata mu mutwe. Ntabwo kwikonsantara uvuga ku ndimi cyane aribyo biri buze kukwerekana ko uri mu mwuka w'Imana, ahubwo cisha makeya, urinde izamu ryawe neza, urinde ibyo wagabiwe, rinda icyo wagabiwe, kuko iherezo ryawe niryo rikomeye kuruta itangira ryawe. Uzarurangiza kweri n'urwo rusaku? Imana irababaye. Abo yari ifitemo abizerwa birakomeye cyane, ngo kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Murangije byose kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Umunsi mubi wagushyigikiye, umunsi mubi washyikiye umugenzi, umunsi mubi washyikiye abakozi b'Imana. Hari umunsi mubi ugushyikira abantu bose bakabibona ko bageze mu munsi mubi, bagakangarana, bakajya bakureba, bakibaza niba ari wowe bari bazi. Umunsi mubi, ku munsi mubi. Hari igihe umunsi mubi uzamo urusaku, hari igihe umunsi mubi ukuzira ufite urusaku, hari igihe umunsi mubi ukuzira mu mutuzo rwose, ariko umunsi mubi wakuziye kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe kuri wa munsi mubi, ugaragaze ko unesheje, kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Uzi gutsindwa? Uzi kugaragara watsinzwe? Kandi urugamba warurwanaga abantu bose babiri bakurwa, ariko uzi kugaragara watsinzwe, kugira ngo ubashe kugaragara udatsinzwe. Imana itugirire neza. Twasanye ibya ririya jambo rikomeye Pawulo yandikiye Abikorinto wa mbere, ibice 9:24, aravuga ngo ntimuzi ko mu birori abiruka basiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Ngo dore bariruka bagasiganwa bose, ariko ugororerwa n'umwe wakurikije amabwiriza y'uko wateguye amarushanwa yabiteguye. Ngo nyamara birukanka bagira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko twebweho turiruka kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Faites attention, itonde, bigendemo gakeya. Uko umwigisha w'uru rugendo yakubwiye ko yakwigishije, ufite kwizera. Iyo uba ufite kwizera ntabwo warwanishije amagambo, kuko nyiri itorero arimo kuryeza, kuko nyiri itorero arimo kuritunganya. Burya nubwo wibwira yuko ufite amashuri menshi cyane, ndakurahiye wabika ibitabo byinshi, wagira amadiplome menshi,
ariko uko umutoza yakwigishije ntubashe kubigendamo, warabisomye ariko wibagiwe imyitwarire. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo wakagaragaye mu ruhando rw'abarwana. Isura yawe nikomeze iringanire. Mubwiriza ibice 9:7 turasomye ngo igendere wirire winywere vino yawe unezerewe, kuko ibyo wasabye byemewe. Ubusabe bwawe bwemewe bwumviswe, ariko akondisiyo ke imyambaro yawe ihora yera, kandi mu mutwe wawe ntihaburemo amavuta. Mu mutwe wawe ntihaburemo amavuta. Imana ishimwe cyane. Wasomye muri kiriya gice cy'Abefeso, ukomeza hepfo mu murongo wa 14. Ingofero yitwa agakiza, ingofero y'agakiza, ingofero bayambara mu mutwe. Umuntu wese arayitegereza akayireba. Mu mutwe wawe ntihaburemo, imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihaburemo amavuta. Amavuta yawe yarashize, yapfuye ubusa, yarangiritse. Usome mu bice ndumva ni 10 by'iki gitabo cy'umubwiriza. Kanongere mpagusomere gakeya. Igice cya 10 hafi aho ngaho twasomye, isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe na bosa anuka nabi, niko ubupfu buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Isazi zipfuye zituma amavuta y'amadahano yoshejwe na bosa anuka nabi, niko n'ubupfu buke bwonona ubwenge n'icyubahiro. Ubupfu buke urimo kugira ubupfu. Wowe wenda urabona ko ari bukeya, ariko bwononye amavuta yawe yangiritse. Wowe kuko nibyo bantu bamwigishakira ndamu, barirukanka ku ma YouTube, barashaka ama views, barashaka amafaranga, barashaka utudolari. Wibagiwe icyo wahagurukiye gushaka, wibagiwe intego y'urugendo, waribagiwe. Urarwana n'umubiri bigutukana, amazina yose mabi urayafite kanwa kawe. Rinda izamu ryawe, rinda izamu ryawe, rinda izamu ryawe, rinda izamu ryawe, hatagira ukwambura ikamba ryawe. Cyahishura Yohana 3 ndumva ni 10:12 ukomezaho. Rinda ikamba ryawe, hatagira ugutwara ikamba ryawe, hatagira ukwanduriza umwambaro wawe. Imana igufashe cyane, Imana idufashe. Wowe ungurikiye, turimo reka tugendane neza, mwitegereze igihe tugezemo, murebe iminsi tugezemo uko imeze, murebe ibihe tugezemo dusohoyemo uko bimeze. Bene data, bimeze gute? Uhagaze gute? Mbese reka kwiroha, reka kwiruka kugira ngo wenda baguhe amaviews. Abantu benshi cyane baze bakwirukangira. Niyo nabona 10 mbwirije, niyo nabona 50 bakurikiye iki kibwiriza, bakurikiye ubutumwa bwiza umwami Imana ampaye, nshimira kuko nirwo rusengero. Imana ishimwe cyane. Niyo nabona 100, niyo nabona 200, nezezwa nabo bakurikiye. Muri abo 200 niringira ko hari abakizemo, nibura nkize kwijanisha. Niyo nabona 10 bakize babohotse, iyo niyo ntego mfite. Ariko mwene data, ibuka uru rugendo twatangiye. Umeze gute? Bahagazemo gute muvandimwe? Wirirwa ubeshyera bagenzi bawe. Ayiwe, indirimbo yawe ni ugukritika gusa, indirimbo yawe ni ugusebanya. Mugenzi wanjye garuka, kuko Yesu araje kandi ntatinda. Ntazatinda. Nubwo ubona impanda itinze kuvuga, urupfu ntirugutindiye. Ushobora gusohoka n'impanuka ikakujyana. Impanuka murazumva. Ushobora gusohoka, babandi bafasha hari wigeze numva yatura ngo Imana imbabarire, ufashe Imana gucyura abantu. Imana imbabarire gufasha Imana gucyura abantu. Wakubitana n'ufashe Imana gucyura abantu, ukaba uragiye, wajya umeze gutyo. Amavuta yawe intambara zarayacugura, amavuta yawe yarangiritse. Isura yawe, mu maso yawe harasa gute? Urakeye kweli?
mu mutwe haracyarimo amavuta, imyambaro yawe irera, ni uguca imanza umunsi ukira, kandi si urwo si rwo rugamba. Ndakurahiye, senga Imana. Bene so, niba ubona bacitse intege, genda usenge, kuko ntabwo uri bubahugure, kereka guhangana utukana gutyo usebanya, ntabwo ari byo bigushyikirize umuremyi wawe. Ntabwo nigeze numva cyangwa njya numva mu makuru twese dufite, aricyo njya numva abayisilamu bita intambara ntagatifu, kwica umukafiri ngo si icyaha. nawe urashaka kwica umukafiri? ahubwo wirinde uwasizwe, wirinde uwasizwe. Ndabona bamwe barifashe nk'abarimo kurwana intambara ntagatifu. Wapi, nta ntagatifu irimo, ntabwo ari uko urugamba rurwanwa. ndagira ngo nkubwize ukuri, bararwanisha amagambo n'ibitutsi n'iki. amavuta yawe yagushizeho, byararangiye. subira inyuma gatoya urebe amavuta yawe yatakariye, wongere ushaka amavuta. usibye ko umuntu yakuzanira amakuru akakubwira ibyo yumvishije, wita ku byo wavuze gusa, ntiwita no ku byo abandi bigishije. ariko ugiriwe ubuntu ukamenya aya makuru, subira inyuma ujye gushaka amavuta. urahanura ibizaba ejo, urahanura ibizaza, ugatanga n'iminsi, ugatanga n'amasaha, ugatanga n'amatariki. itonde, kuko ikigira icyo kimara ni uko uzarangiza neza urugendo rwawe. ikigira icyo kimara si uko wahanuwe cyane ngo wizerwe ko uri umuhanuzi uhambaye, ahubwo ikigira icyo kimara ni uko wakiranutse, ukarinda imyambaro yawe igahama yera, ukarinda amavuta yawe ntacubangane, amavuta yawe, haleluya, akakugumaho, akaguma wera, maze Imana ikagushima, ikakubwira ngo genda wirire, genda winywere vino yawe unezerewe, kuko amasengesho yawe yumviswe, ibyo wasabye byumviswe. abanyamasengesho nibasakuza basengera hirya iyo. nubwo wavuga ngo usenga 40, nubwo wavuga ngo usenga iminsi 100, ariko gukiranuka kutari muri wowe, nta mbuto z'agakiza, ni igihombo. imyambaro yawe yere. ikigamijwe ni uko ukiranuka, ikigamijwe ni uko wera, ikigamijwe ni uko ushimwa n'Imana kuruta gushimwa n'abantu. ngo noneho ngo yabahamije uyu munsi pego, noneho ayiwe, Mana yanjye, nimwibuke, nimusubire inyuma mwibuke. wakubaza aho uba, uwagushaka yagusanga he kureba. shaka uburyo ki wikiza, ukiza na bagenzi bawe bucece. niwirukankana amagambo ku musozi utyo, niwirukankana ibitutsi, ukiyerekana ni public, si yose ikakubona, amenyo wayamaze uruhu, nk'ugiye kuryana. ndakubwiza ukuri, amavuta yawe yagushizeho. umutima w'ubugwaneza warabuze, umutima w'imbabazi waragiye, umutima wo kwihangana waragiye. wongere ugaruke, ugenzure neza amavuta yawe, imyambaro yawe ihore yera, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. urimo gusiganwa nk'uko uwateguye urugendo yaruteguye kwera. urimo gusiganwa urerekeza he? ko uburiganya bwa Satani bukugose, amajwi ugenda wumva, ntiwibwire ko yose ari ay'Imana. ntiwibwire ko amajwi yose wumva ariko ari ay'Imana. hari n'aza kushya, hari n'akuruha, kugira ngo wishore, uzasigare uri igipambara kimeze nk'ingunguru itarimo amavuta basunitse ku gasozi. ujye urangurura n'indi misozi myinshi cyane kumve, ariko nta mavuta arimo. mere nk'ingunguru bahiritse ku musozi itarimo amavuta. uburiganya bwa Satani ni bwinshi imbere yawe, kugira ngo usigare noneho bumvikana mu migabane y'isi yose bakote. ntabwo ari byo. isubireho, garuka, niba nta gukiranuka kukurimo. ya nzira ni iyo kwera no gukiranuka. Bibiliya yarambwiye ngo iyi nzira nyabagendwa izaba ari iyo kwera no gukiranuka, nta nyamaswa y'inkazi izayinyuramo. inyamaswa ziryana, wapi, ziketana ku mugaragaro, ziketana zitihisha, amagambo abaga ku mugaragaro, nta nyamaswa y'inkazi izayinyuramo. ntabwo ukiri mu nzira, nakwambiye, garuka mu nzira.
utagereranywa n'aya nyamaswa y'inkazi. Mugenzi wanjye, Dawidi yakoze iki ubwo yarimo ahunga Sawuli? Yakoze iki? Yari yageze kuri Sawuli neza neza, umugaragu aramubwira ati mujombe icumu mushite muhanye n'ubutaka. Yamubwiye iki? Yamubwiye ati sigaho, zanira ibimenyetso bimwereka yuko twari twamugezeho. Cuma urumwero ariko ageze hakurya aramuhamagara ati nyagasani, ninjye urimo yiga intumbi y'imbwa cyangwa imbaraga za kweri? Ni jyewe. aramubwira ati ndushije gukiranuka, ariko ntutinya gutuka n'abakureze. Ibere wonse wararivumye, ibere wonse wararivumye, ntutinya gutuka n'abakureze. Imana ikubabarire. Garukira aho ngaho, garukiraho, Imana ikugirire neza, hanyuma ugarure umutima, ushyire agatima impembero, wumve icyo Imana nyir'ijuru ikubwira, wumve icyo Imana nyir'ijuru igushakaho. Musenge, musengere itorero, musengere umukumbi, mufite kwizera nk'icyuma gikingira igituza, mufite gukiranuka muri mwebwe. Umuntu wese afite gukiranuka, wambaye umwambaro. Ijambo ry'Imana rimeze nk'inkota, niko Pawulo yanditse aravuga. Inkota y'umwuka ni ijambo ry'Imana. Ufite ijambo ry'Imana ribasha guhembura, ribasha kubaka ibyo umwanzi yari yangije, ribasha guhembura imitima yari ishobewe. Ijambo ry'Imana kandi urivuge utekereza ko uribwira abandi nawe rikureba. Iyo tubwiriza natwe tuba tubwiriza imitima yacu. Uru rutoki ruri imbere, natwe hari zigaruka inyuma ziza zitubwira ngo ariko nawe. Uko niko turwana urugamba ngo turebe ko twazarurangiza amahoro. Ite kwizera, urasenga. Pawulo yanditse aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Arangije aravuga ngo kandi musabire abera. Urimo kubasengera se? Ese urasaba ibihano kuri bo cyangwa urasaba imbabazi? Ese urasaba ngo bagaruke cyangwa uravuga ngo urasaba ngo bapfe? Wowe ubwawe uvuga utyo ku mugaragaro wumvishe ko runaka yapfuye, wakwishima pe ngo Imana yankurane. Kandi urupfu n'ubundi ni ukurangiza urugendo rw'umuntu akajya gutegereza ingorane. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe uri mu mwanya, ambariza intwaro, kiranuka, era, tunga ijambo muri wowe, senga mu buryo bwose bwo gusenga, ufite kwizera, nturwanisha amaboko. Abantu barimo kurwanisha amagambo ukabona ko afatanya n'umuntu, ntabwo yabikira pe. No kurwana barwana n'akambi. Garuka ariko muvandimwe, Imana iragukunda. Garuka, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho. Hanyuma abagenzi mugana i Siyoni, nimube maso mukanguke, kuko iby'uru rugendo nta muhanga wabyo keretse kuba maso ukirinda. Umuntu umwe nigeze nagera mu kigeragezo gikomeye, yabibonye ko cyari kinkomereye, arambwira ati uko wacyitwayemo njyewe ntabwo nabishobora pe. Ati nabigenza gutya, nashwanyura, natera. Ndamubwira ni nuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo riri muri jyewe. Nanyumva yihangane, ni inshuti yanjye. Ndamubwira ngo burya itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ntabwo mbasha ibyo, sinabishobora. Bwarambwiraga kuko yabonye ikigeragezo naciyemo nuko nakinyura, ati jye ntabwo bankira, ntabwo. Oya, uturwanirira ari imbere muri twe kandi arwana bucece. Hariza arwana bucece, ukikangura urugamba yarurangije. Haleluya! Ukabona umwami Imana akunyujije ahantu wagombaga gupfira, arakwambukije, n'abandi babireba bagatangara. Ariko kuko wamwizeye, kuko ufite kwizera, ko uwo muri kumwe ari umunyamaboko. Niyo mpamvu Pawulo yanditse aravuga ngo nuko rero mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nuko rero mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kandi mutware intwaro zose, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Bagenzi mugana i Siyoni, babyeyi, bagabo, basore, nkumi,
rubyiruko, bana batoya, mwagiriwe ubuntu, basaza, ba papa wacu, ba mukecuru, muri mu mwanya, nimugaruke musubire inyuma, mwige, mutekereze ikivi mwatangiye, ko mukwiriye kucyusa amahoro, ko mukwiye kurangiza neza urugendo amahoro. Se koko ni ukuri bimeze bite? Ikiruta si uko wazarangiza amahoro kuruta ko wamenyekana mu bantu cyane, kuruta ko wagaragara kuri intwari cyane. Ayiwe, abasore b'imigenda baziruka baruhe, bazacogora, bazaranirwa rwose, ariko bategereza Uwiteka Imana bazongererwamo imbaraga nshya, ko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesaya yarahanuye arabyandika aravuga ngo ni ukuri abasore b'imigenda bazacogora baruhe, bazananirwa rwose, ariko bategereza Uwiteka. Tegereza Uwiteka wihanganye, gerageza urwanire gusoza neza urugendo. Baduhemukiye ni benshi, batubabaje ni benshi, abatubabaza ni benshi. N'ubu ngubu bari anshere, bitegura gusenya, bitegura kwangiza, bitegura konona, ariko nimukomerere mu mwami, kubera ko ntabwo ari bo. Nabo bafite shoferi, bafite umushoferi, bafite moteri iri muri bo ibatwara, ntabwo ari bo. Ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, dukirana n'ibinyembaraga. Mwene data, dukirana n'abategeka b'isi y'umwijima, ngo ni ahantu ho mu ijuru. Nicyo gituma ukwiriye kwitonda, ukwiriye kwitonda. Kabone naho ibi bintu waba waribahemo imyaka myinshi, ukwiriye kwitwara neza nturarangiza iri tegeko ryo gukiranuka. Kabone n'ubwo waba warabivukiyemo ubugabo ukaba uri umusaza, uracyategekwa gukiranuka, uracyategekwa kwitwararika muri ibyo. Ntiribwire ko iryo tegeko ritakiri rirakureba. Twese riratureba, irireba uvutse mu mezi ane, rirareba umaze imyaka 80 muri byo. Itegeko rireba umuntu umaze umwaka, rirareba n'umaze imyaka 40 muri ibi bintu. Kabone warahanuye, kabone uba umusitari uzwi n'isi yose, kabone uba umusitari ushakwa n'abantu bose, iri tegeko ryo gukiranuka rirakureba. Imyambaro yawe ihoreye, kandi mu mutwe wawe ntihakaburemo amavuta. Imana ishimwe cyane. Agakiza k'Imana, irinde ururimi rwawe, irinde. Garukiraho, nakubwiraga ngo garukiraho. Umugabo nyamugabo, witwararike, ugende ufite intwaro, ntugende nk'igipampara. Nagereranyije ingunguru irimo amavuta n'ingunguru itarimo amavuta. Ubihiritse ku musozi uko byagenda bivuga, iyo itarimo amavuta igenda yabira, imisozi yose ikayumva. Ariko ingunguru irimo amavuta igenda ivuga iritonda. Nawe umeze utyo. Ayo mavuta y'Imana wiyacuguza, ayo mavuta y'Imana ari muri wowe wiyangiza. Itwararike mugenzi, kandi ibindeba birakureba, kandi ibikureba birandeba. Kuko tudakirana, ni ko umurongo wari, tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, tudakirana n'ibinyamaboko by'umubiri, ahubwo dukirana n'ibintu bikaze. Senga kugira ngo baje kunesha, kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Bamaso, wirinde, irinde kwigaragaza ukundi kuntu, kuko ndagira ngo nkubwire, ushobora kugira ngo uzajye kubigarura byararenze inkombe. Amazi yararenze inkombe, mugenzi wanjye. Abo tuziranye nabo ni benshi, twanabahamagara. Inshuti zacu ni nyinshi, twanazihamagara zikaza zikaterivona, zikadufasha kurwana. Burya Yesu yari guhamagara mu ijuru, akohereza abamarayika benshi bakaza kumurwanirira, ntajye ku musaraba. Byari gukunda. Ni nako Petero, buriya Yuda Isikariyote yibwiraga ry'amafaranga yamugurishije. Yamugurishije azi ko bitazakunda, ijuru ritazabyemera, ariko yaraje aje gupfa. Yari yabyemeye, yaje yarabyemeye, uriya musaraba yarawemeye, yaje yarabyemeye. Mwene data, ntabwo uko ubishaka ariko bizagenda. Ntabwo ariko byose bizagenda nk'uko ubishaka. Hari ibizaza usanga bihabanye n'uko wari uzi, birahinduye. Ahubwo gira tactique, imirwanire yawe ye kuba urusaku no gutukana no kwiyambika ubusa no kwambika abagenzi ubusa. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza cyane. Abatuyobora nabo bashobora kuyoba, birashoboka. Ariko none basanga batarayobye, wabigenza ute? Birashoboka. Ariko wowe umurongo fata kuri Kristo Yesu, ariko kumufataho nuko wubaha abakuyobora, nuko wigengesera ukitwararika, kugira ngo
utaza kugaragara utsinzwe n'urubanza. Nabo ntabwo bagushora mu byaha nyine ngo ubyemere, nihatakubwira ngo ujye kunywa inzoga, usambane hariya, ujye kurwana nawe, ujye guhangana n'inzangano, nibagushora mu nzangano ubyange, nibagushora kujya kwica bagenzi bawe ubyange, nibagushora inzigo mu nzigo ubyange, witwararike, urinde umwambaro wawe, ariko wirinde cyane. Imana ikugirire neza. Ntago byakunda yuko waba warambwirije ubutumwa bwiza ngo nsubize inyuma kandi tujye kwandavura, ntabwo nagukundira, ariko hari uburyo mbasha kubyitwaramo kugira ngo ngize ubugingo bwanjye, kugira ngo ndakore ubugingo bwanjye. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ndashoje, nari nkuzaniye ubutumwa, usubire mu Befeso 6:10 ugere kwa 13, usome neza witonze, usome Abakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 9:24-25, usome Umubwiriza 9:7-8. Uramenya icyo nkubwiye neza witonze, kandi icyo utumva neza umumagare, tufatanye gusenga Imana. Hari umuntu uvuga ngo uriya se yansengera ntagende, uriya se yagira gute yabwiriza ntagende. Wapi, nta muntu umwe. Niba ufite abantu barimo bagufasha kuyoba, muzagwanayo. Ariko niba ufite ugufasha kukuyobora, mutege amatwi wumva icyo ashatse kukubwira, nyamara yakugirira umumaro mugenzi. Imana iguha umugisha. Ufite ibigutunga biguhagije, ufite ibyo kurya biguhagije, nta n'inzara yakwishe pe. Ariko urashaka kugira ngo uhangane ugarure iki? Urashaka kurwana ku mugaragaro ngo ugarure iki? Imana ko yakugiriye neza nta nzara ufite. Niba unanayifite, Imana ifite ibiguhagije, ifite ibyo yaguha bikakunyura. Niba ufite bikeya, saba Imana ikugirire neza. Ariko kandi ibyiza ni uko yanaguha no kunyurwa n'ibyo unanafite. Ko benshi usanga urugamba barwana ariko batarimo kunyurwa n'iby'Imana yabahaye. Imana itugirire neza cyane. Garukiraho, niko narinje kukubwira. Ba umugabo nyamugabo, urwana urugamba nk'intwari, urwana urugamba nk'umuntu ufite tactique, ufite tekinike zo kurwana. Haleluya. Abantu bazi kurwana ubundi ntabwo basakuza cyane, ufite tekinike z'uko uzahangana n'ikiguhagurukiye ubucece kandi bwose. Birashoboka ko hari n'abarwana basakuza, ariko umurwanyi mwiza ntasakuza. Wiringiye ko nakugeraho atari bukunyeganyeze, wiringiye ko nakugeraho ntacyo ari bugutware, wiringiye kuko ufite intwaro, uri bien protege, uri covered, urarinzwe cyane, urakomeye. Mbese uri secure, urarinzwe ahantu uri, bitewe n'uko iburyo bwawe hari, ibumoso bwawe uri, imbere hari, inyuma hari. Haleluya. Mfite ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe mugenzi. Ibigwanisho byacu ntabwo ari ibyo. Ufite imbaraga zo gusenga, Imana ikumva, irakunyuza muri biriya bikombe. Umwanditsi wa Zaburi ya 84 yaravuze ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, ho bateze izo ntumbi, ho bateze iyo mitego ngo uzayigwemo usebe. Bagihindura ahantu h'amasoko. Ufite uburyo urwana wowe bituma ijuru rikwitaho. Umukiranutsi w'Imana agenda agwiza imbaraga akugeza aho agaragara mu maso y'Uwiteka Imana. Isiyoni uragaragarayo koko? Ugaragara ute? Wambaye ubusa? Garagara wambaye ubusa. None waba ugaragarayo wambaye ubusa byagenda gute? Hindukira urebe urugendo rwawe uko rumeze. Ndashoje mugenzi wanjye, ni mwene so, dufatanyije urugendo. Ariko icyampa Imana ntasanga unesha, ugahindukira, kandi wamara guhindukira uzaramira byinshi. Urimo kugusha benshi, barimo baribwira ko ari ku rugamba rurwanwa, kuko bakuziho kwigisha, kuko bakuziho gusenga. Urimo uragusha benshi, uramarira benshi mu rwobo uzababazwa. Imana ikugirire neza. Ndashoje, reka dusenga Imana. Wowe nkurikiye, kwiza iki kiganiro, gerageza ucyohereze, ugisharinge, kugira ngo ukize bene so bari batakaye. Ntagire impamvu n'imwe yatuma utakara mu rugendo. Kandi gusenga kwawe ni kugira inkomyi, kwizera kwawe ni kugira inkomyi. Ijambo ry'Imana muri wowe, haleluya, rikubera imbaraga.
Mana ishimwe, urebe kure, we kureba hafi kubiboneka, we kureba kubiboneka. Abantu benshi bahanze amaso ibiboneka, kandi ibiboneka nibwo bikiri ibyo kwizera. Kuko Pawulo yanditse ngo ibyabonetse, ibyagaragaye ntabwo biba bikiri ibyo kwizerwa, ibyo wakwizera, iby'ibyiringiro. Wakwiringira kuzabona ibyo wamaze kubona se? Imana itugirire neza. Ntabwo ariko bimeze. Hanga amaso ku Muremyi, kandi wiringire yuko uzarusoza amahoro, wiringire ko uzarurangiza neza amahoro. Imana igufashe cyane, intwari. Ubwo nibwo butwari. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimye. Mwami, uyu mwanya mwiza uduhaye ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rifite ubuzima, ijambo ryawe rifite imbaraga kandi rirakiza. Nyemerera Mwami gushyikira ijambo ryawe. Iki kiganiro abo kizageraho bose bari bananiwe, bari bacogoye, bari basigaye, bafata ingamba nziza zo guhindura uburyo, kuko igihe ntabwo ari cya kindi tumenyereye. Amazi kuko si yayandi, ibintu bihinduye isura, ibintu bibaye bibi cyane, abagenzi benshi bagatakara mu mwijima. Ariko Mwami, fasha abagenzi. Haleluya. Turagushimye Mwami Yesu, kuko ugiye gushyigikira kino kiganiro kigakiza benshi, kigahagurutsa benshi, mu izina rya Kristo Yesu, umwana w'Imana. Amen. Shalom, shalom.